leta ishyiraho amategeko abadepite bakayasinya bakagenda akarekera aho ngaho kuko ababaza uburenganzira bwabo nizo ndonye ntibazitanga akajya mu magazeti barangiza bati abaturage dufatiye ko twararitoye baraganje abaturage uzare mu Rwanda abantu benshi bakora ibyaha bisanga bisha amategeko ikesi tuyigarukeho iyi kesi uruganda rwasabaga gufungurwa urumva ntabwo bwari bwujuje ibyangombwa none uwo muntu impamvu yaciye kwa Bamporiki nuko atarizeye kubona ibyo byangombwa mu buryo kataribahije standard bwaravuga ko Bamporiki nk'umwana wari ukiri mutoya kandi wagaragaje ubushake mu kubaka igihugu yakwiye kugirirwa imbabazi akikosa kuko ngo umwana umuhana ntureba no muri studio zacu hagize utubwira ati mukora akazi kanyu mutagira gute ariko ntimurege studio buriya ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com iki ni ikiganiro Ruvugiro ikiganiro mugezwaho nanjye Mike Kayiranga ndetse na David Eugene Marshal kuri uyu munsi wa mbere tariki ya 24 2022 ukwezi kwagiye rero ukwezi kwagiye David bamwe barimo baravuga bati tuzahembwa ryari abandi bati turahiyewe inzira ageze ariko hari amaserivisi ahebwa muri amatariki nyine nko muri leta hamwe na hamwe n'amayonje yifite so ariko ubundi umuntu bamugani ko ari gukora ashatse ajyana naguha mbere bashatse banaguha mbere kumenye ko aho bateye imbere nyine mu buryo bw'imari kuri 17 bujya wemerewe guhemba no kuzamura ahubwo se ikibazo nuko usanga nyine hari nk'igihe uhembwa uri muri minus uri muri ze ukaba nka wa mugabo ngo yigeze gutaha nagatekerezo barashaka kugaragaza umugabo ngo w'umunyamujinya cyane uburyo umujinya oba cano y'ikibi noneho ngo kubera ko yahembwaga ifaranga ryose isukari umunyu abana bakwishuri n'akabari byose birimo ngo agataha nta kintu na kimwe kiri mu mufuka noneho ngo umunsi umwe arataha amaze kugera mu rugo ngo umugore ngo aramubwiye ati ibite bimeze bite ko nta kintu gihari umugabo kubw'uburakari bwinshi abakubise umugore urushyi umugore nawe arukubise umwana rugenda ruhererekana umwana warukubita imbwa umwana yarukubise umukozi umukozi akubita imbwa ibirukansi bimenye ibyo kurya bari buryo uwo munsi baraburaye ingaruka z'umujinya ziba zigize guteza ariko undi nawe ngo yakoze imibare rero ngari muri bisi noneho ngo abonye yanze byose ngo aravuga ati bakinywera batese icyo banyweraho n'icyo wa mugabo atoye bakinywera aho ngaho rwose narageze ku isukari ifaranga ni hatari ifaranga rizasiza abantu ubuzima buragoye megi ariko burashoboka muri imisi ariko noneho abantu buri umuntu wese arakubwira ati burakomeye mu Rwanda burakomeye Tanzania burakomeye mu Burayi yaba ari umukozi wa leta yaba ari ukorera muri ONG ariko ONG bo nta bibazo byinshi bafite ariko umenye ko burya yaba na ONG ariko nawo ku isoko ni bibazo yaba ONG na public service burya abantu bo muri ONG baba bacungira gutya muri Europe ibyo leta ikora n'ibishoboye nko kujyanye n'umushahara umushahara fatizo rero mu Rwanda uracyari hasi ariko uko ubukungu buzagenda bwiyongera buriya bazabyigaho ntabwo biba byoroshye gameke buriya uzarebe ku managinga urugo nk'umupapa umumama ukuntu bigorana ariko ku managinga igihugu ni intera ikomeye ubwo burya umuyobozi mwiza wamuntu ya mu rugo the way you managing urugo ni nabwo burusha igihugu isuye ko igihugu ni indisho ni big igihugu kiragoye ejo nari kumwe n'umunyabukungu ndira ngo tekereza ibintu adiringa nabyo wowe uradiringa gusa n'ubukungu bw'umushahara wawe gusa makunani none tekereza igihugu kudiringa n'imishahara y'abantu bose amavuriro security umutekano reba nk'igihugu nta senyenge kigira zigishyikije kandi kigomba kuba securize ugomba kukirinda none wose banzu urebe jya mu mategeko perezida ngo n'urinda itegeko nshinga nyine urinda n'andi mategeko byose uzi ukuntu abangana ku buryo buri wese wa satisfied umwana n'uburenganzira mu gihe na rimwe wari kubaza byakubona kuri Sonara David no kuvuga ngo nigeze kubara no mu gitifu sinzabyibagirwa n'umu etat civil nako mu nzu nakoraga umutara ariko niho naboneye ukuntu abayobozi barushye uwo mugabo ntigeze asinzira ngo buke n'umunsi n'umwe buryo umunenge ni munini ntabwo gitifu bwacye batamuhamagaye nta kabari karwanye nta mugabo wakubise umugore cyangwa umugore wakubise umugabo ntibishoboka ndatekereza kuyobora igihugu ubundi David twagiye inkuru iri kuvugwa cyane ndetse twanayikozeho inkuru
ni ikiganiro dufite turi buze kucyumvisha abantu twagiranye n'umudamu witwa Dr Mukarukaka Aneli akaba ari umwarimu muri kaminuza ya Tanzania ni umuhanga mu bintu bya nuclear David nabibonye kuri kirimbuzi ngo ntabwo yoroshye akaba ari nabyo yigisha ngo n'umwarimu w'abandi ba lecturer niko mwarimu w'abandi bari si no kuba umwarimu gusa kwigisha abanyeshuri batoya tabare hose nshobora kubigisha ariko nigisha nandi ma lecturer uyu mubyeyi akaba ni n'umuhanzi afite inganzo murimbyi akaba rero asabira uwitwa Bamporiki wahoze ari ministry cyangwa se state minister muri my culture ni my culture my youth Minisiteri y'Urubyiruko n'iki n'umuco ni Minisiteri y'Urubyiruko n'umuco aho amusabira imbabazi arasaba imbabazi ubwo nta wundi yabwira nyine yavuze imbabazi asaba perezida ndabona rwose hari yagize ati ntwari muhorane imbabazi kandi umusore umuhana agarutse ni muhimi andi mahirwe Bamporiki gumya utakambe kandi uyu muhengeri ntuguherane kandi bijya gusya birashyuha ne by'ubuhanzi arabyumva ko byahereye ku butabera baguha imyaka 4 ariko ritavuze umwe jewe ntanakomeza no kote yiwe hari ikiganiro ntetse gukoranya ngo naracyumvise mu kiri gitangazamakuru aho umunyamakuru nyine yambaje ati kuki muvuga ngo Bamporiki ngo bamushyire imiyaga ndavuga nti muvandi niriya myaka 4 n'umuyaga ubariye kuri 16 nuko ariko ubundi nikeza aho uyu nguyu we mu kiganiro twavuga ko Bamporiki ngo yatanze urugero rwiza ku rubyiruko hari naho yiyemeje nubwo abantu bamusetse yiyemeye gushyira ngo kukarubanda amateka y'umuryango ibi byose ngo bigaragaza umutima yari afite wo gukunda igihugu no guha urugero urubyiruko gusa hano tukiri ahangaha tugisoma ino nkuru baraza no kuyikurikira ko bivuze nta muntu n'umwe ushobora guperforminga ibintu byose buryo ushobora kumasteringa itangazamakuru iby'ubuhinzi bikakunanira ukamasteringa ubuhinzi ibya tekinoloji rwose itara ryapfugaye tukabaza uti nyamuneka muze mu nkora itara ryapfugaye tutanirengagije ko abanyarwanda tutoroshye David duhora duteganya imitego nkuko Bamporiki yavuze imitego irahari tuvuge wenda ko Bamporiki yavuze abantu bakaseka bakabigira urwamenyo imitego irahari umaze gusimbuka ingana cyangwa iyo uri gusimbuka iyo bagutega uri gusimbuka ariko nawe na Bamporiki yiteze abandi ahangaha ntitukabugamye ushaka gusanga nyine uwo musimbutsi wayo nawe akaba none se self defense ahubwo buriya n'abantu bo mu butabera tujye tubakotinga sha nk'ibyo wavugaga kujongera amategeko uzi ko bujya nta ngingo ibidafite indi ngingo isa nkaho ikubita hasi reba nk'ibintu ntuze Bamporiki bamuregaga ibyo byiza ndonye n'iki byose baragiye byose ujya kureba buriya amategeko arabiyungurura bagenda ibyo gukoresha ubutware yari afite kandi ikintu ariko so wenda aho umuntu udakoresha ubutware afite nabi yabukoresheje nabi niyo mpamvu buriya ubona iki kintu ntabwo kiba cyoroshye muri leadership nibyo Perezida Kagame aherutse kuvuga mu mbwirwaruhame ageze kuvuga avuga ati mushaka kuzana bya bintu uzi icyo ndico ubwo rero ariko irahari nayo burya nayo irahari kuko ubundi ikintu cya mbere perezida avuga ibintu biriho perezida ntabwo yavuga ibintu bitari babizi anabifitiye fact ibyo ngibyo byo kuvuga gukoresha ubushobozi umuntu afite nabi byo ni n'ikibazo gikomeye mu gihugu cyacu ntibigakwiye gusa birahari David kandi perezida bivuzo birahari rwose ntabwo bikwiye kugira ngo niyo mpamvu mu bihugu nka Amerika usanga barangana bose mu gihugu umuturage ugenda niba mugiye kuri banki hari abantu nagiye kwivuriza mu minsi yashize ni mu ntara y'Uburengerazuba noneho tugezeyo bati mutonde umurongo noneho nkwerekeye ukuntu abantu abanyarwanda ubwabo nabo iki spirit hakenewe inyigisho yo kumva icyo ndico noneho haza abantu twara abantu benshi dutonze umurongo David ntabwo umuntu yarazi ngo turi bande yarazi ngo harimo abasirikare abapolisi cyangwa harimo barunaka n'abarunaka araza afata umuntu aramutambutsa kandi uwo udashobora no gutambuka abandi aramutambutsa noneho araje ngo mwihangane umuntu amutambukije ngo ubundi abapadiri ntibajye batonda ngo uyu ni umupadiri ngo ntibajye batonda ngo abifataho umwanzuro ngo ntibajye batonda ngo ubundi iyo baje ngo kandi burya yakoze nabi iyo avuga ati mwaramutse bavandi kuko hari igihe usanga abakozi batanasuje abantu bari hanze none se padiri tumugenze ute mwari kwivugira mutu padiri ngo tugomba kubatambutsa twaramubajije padiri ni iki
padiri ntiyaje kugura serivisi noda ko yaje kuyigura. So icyo gutambuza padiri wenda ku mpamvu igihe padiri nawe afite uburenganzira bwo kubyisabira nkuko nayo ishobora y'abandi bavandimwe mfite ikibazo ndarembye ndumva ntameziriza mu babare ntambuke ariko araza avango ngo padiri we ngo ni umuntu uri special atwereka ko padiri ari umuntu uri hejuru kandi padiri yaje kugura serivisi kuri iryo vuriro. Ushobora no gusanga na padiri atanabishaka. Na padiri ashobora atanabishaka ko umurenza abantu. Ariko twaramwigisha turavuga ati uwo muco ntukwiye mu Banyarwanda. Ntabwo ukwiye mu Banyarwanda. Ahubwo niba ari serivisi yaje gushaka bamubwira ati okay mutambutse ariko ubu ibintu uvuze birengejeho. Aho rero mwakoreye mu ngata perezida nicyo yavugaga ati ibintu urengejeho yavuga ati nimukabibona biba. Baramubwiye ati bigaragara ko akazi kakora utakazi. Were customer care. Maze rero urumva rero David tugabamura iki kuri Europe na twaranabivuze muri Stambutse hari ijambo rikunze bimeze nka rhetorique rikunze kugarukwaho yuko usanga umuntu unasaba nizo mbabazi cyangwa wahuye n'ikibazo bigaragara ko atari bwo bwa mbere aba yagize gute yagiriwe inama kuki ahubwo abantu batumva nubwo dusaba imbabazi bamura iki inama abantu bagirwa ntago abantu baba bakeneye pe urumva ariko usanga udakosa n'undi mu Rwanda bavuga ngo ukosa n'ukora udakosa nyine ntabakora ibyo bintu ukosa aba yakora hari imigani ikwiye guhinduka kugira ngo n'umuntu nanahabwa n'imbabazi kuko rega umunyarwanda yaciye imigani David aba anafite n'impamvu uzi ko twese leta iducenshuye n'aba bose birirwa bacimanza bose birirwa bajya kubariza amategeko iramutse ije ikaducenshura twese muri za 90 bakwisanga mu mazi muri za 90 n'ahantu nigeze gukora ariko abana njijisha abantu hatagiza utazantera amabuye noneho hakaba hari umwana nyine watwaraga kimwe mu binyabiziga twari dufite akajya agira ingeso itari nziza ubanza arahengekaga iki kinyabiziga kandi biba bigaragara nyine ko muri kontabilite baba babizi noneho bakamubwira bati kuki ibintu bikora rwose no kubera ibintu nk'ibyo uzi ikintu yabasubizaga yabango nawe muturika genereta nane ngacurika moto bya ndo bavugaga umukozi yakubise ruziraga kugira bikabishene buriya rero meke tukirahangaha kubwiza imbabazi uno mu mama arimo gusabira abantu biki kandi twebwe icyo tufite no kubivuga nta ruhare twanabigiramo urumva hari amategeko hari byo utanga imbabazi yamugenera cyane cyifuzo cyane n'uburenganzira bwo kugitanga ariko icyo twavuga ikintu kijyanye n'indangagaciro na leadership mu Rwanda kirimo weakness kugeza umuntu agera ku rwego rwa ministre ushingiye ku kuba ubusanzwe kugera kuri level yo kujya muri cabinet wagobye ko hari package ufite kuri patriotism kuri leadership no ku iki ubusara umuntu uzi patriotism ya kandi rubivuga ndimo kuyivuga ariko nkavuga ngo ikibazo ni igipimo ikibazo ni nuko nta unité domicile twavuga ngo ipimwa gutegera gute ngibyo kandi wajya no kureba muri kese bamuri cyo twayumvise mu nkiko uko yagendaga burana ugasangamo na cya kintu cyo kurwanira nk'ubarwanira ishyaka icyo bitaga ngo ubukomisiyonera abantu urumva ukabona ntago n'abaturage bari hanze twebwe nakandi turi shyashya nibyo nyambwira abayobozi ku buryo umuturage ashaka kukumanaginga gutya akakumanipira akakugusha mu ikosa ubibona ni ibintu itujuje ibyangombwa ariko ndagena muri ministre mu mujere urumva ni ibintu ni ikibazo cy'ubumenyi bukeya ni ikibazo cya civic education cyo kutamenya amategeko n'amabwiriza biba bihari biba abantu bakurikiza ariko no gutaha no mu nama n'uwaguhaye n'ubwo bushobozi ariko ni lack of civic education ni ikibazo cyo kuvuga ngo ntago ari kuvanga ibi by'ubure bino tuvuga ngo itorero ubumenyi abantu bafite ku mategeko ku mabwiriza kuri policy ziba zarashyizwe ni ikibazo leta ishyiraho policy ikagenda igashyira mu bitabo igashyira ku website ntago abaturage bazizi leta ishyiraho amategeko abadepite bakayasinya bakagenda bakarekera aho ngaho kuko ababaza uburenganzira bwabo nizo ndonye ntibazitanga akajya mu magazeti barangiza bati abaturage dufatiye ko twararitoye baraganje abaturage uzare mu Rwanda abantu benshi bakora ibyaha bisanga bisha amategeko kubera ko batayazi reka tuvuge kandi leta ifite inshingano zo kwigisha n'ayo mategeko kubera ko rega David niba hari kuki saba ministeri y'ubutabera irahari nyine oya nta no gutabera ni ministeri gusa ni igisata cy'ubutegetsi judicial nkuko government ibaho nubwo iyo ministeri ibiri muri kagabo urambwira ngo ifite n'ubwigenge budasanzwe mu butegetsi ukavuga ngo abanyarwanda bafite good governance ariko ntibaza amategeko kandi muri iyo package ya good governance harimo kumenya amategeko no kumenya service bagomba kumenya ko n'ejo bundi perezida bigarutse bagomba gukora
accountability hari ugomba kumenya ko anti corruption hari igitabo igomba kuba umuco. hari igitabo ntuze hari igitabo Minaroke ikunda kwandika buriya igigeri bya updatinga nyamuneka meki ugisomye kiba kirimo akantu kose uburenganzira bwawe ibintu byose ninde muturage ubizi uzukuru kimeze Bibiliya ni ntoya gifite nk'ibiro nka bingana muturage ubizi nta numwe oya ubaze genda ubujye ukabaza gitifu umuntu uti ndashaka umbwire ibijyanye na decentralization nawe ubwo wasanga atabikubwiye noneho hari n'ikindi kintu nigeze kuganira na Maître Nkongoro uraza no kukibuka avuga ko n'abafata ibyemezo abo bayobozi bose biri guhabwa mu manga z'ibibazo akenshi usanga batita kuri ba legal advisors baba banafite ugasanga legal advisor nka bya PR mujya muvuga bagira abapuranto ugasanga legal advisor mu kigo umuyobozi yanditse tweet atabanje kumubaza ati nyurizamo amaso sha atabanje kubaza communication officer undebere cyangwa se abaze legal officer umunyamategeko cyangwa abaze political analysis umubwire uti yadutera hejuru gute ushobora gusanga nko muri ministeri y'imo police analysis ugiye gutwitinga ku bintu bivuga kuri iyo police ariko urwandiko minister ashobora gutekereza ikintu na PS bagatura ikintu ahangaho wa wundi bambabarire kubita gutyo nkanjye nishyira umwanya wabo gega fifi wahari inyuma urumva kandi bazi ko leta yashyize aho ngaho kugira ngo utugire inama kuri inshingano tina pas été consulté donc ibyawe ni iki ariko umuntu kuri tweet atabanje gukaraga ubwonko David rero wenda tukiri kuri iyi case yawe kuko niyo nayo turi kuvugaho nawe yagombye buri yazi amategeko amugenga nk'umurida bamuriki we namurenganya yagiye muri societe n'ubundi ifite ikibazo cya Lucky ya civic education kuko nabariya bamushukishaga biriya ayo mafaranga na ubwe nuko tazo uburenganzira ariko tukiri aho ngaho ruramonda sinuga gose iri tegeko niyo yaza guhamywa na corruption nubwo basa nkaho bayishyize ku Rwanda yakoresheje ububasha bwe ariko umuturage hari ikibazo David akabwira umuturage ajya gusaba ministre ngo amusabire service kuko iyo service yabuze kuki atamutegase n'umutego gusa ntiyamutega nyine reka nkwereke umuturage ajya gusaba ministre cyangwa general runaka ngo amusabire iyo service kuko atizeye kuyibona David kumva ikintu cy'ahantu kubera iki nje gusaba reka nkwereke David reka nkwereke iyi case tuyigarukeho iyi case uruganda rwasabaga gufungurwa urumva ntabwo rwari gujuje ibyangombwa none uwo muntu impamvu yaciye kwa Bamporiki nuko atarizeye kubona ibyo byangombwa mu buryo kataribahije standard kuki ashaka kunyura panya ahubwo itegeko aho rero niho nkwereka ko abaturage bwabo ntibashaka ntibafite kumenya ibyo bintu bijyanye n'uburenganzira bwabo urakoze cyane kubera iki nanjye reka position yawe nanjye kuri kontra dore mpamvu nashaka nanjye mbe kontra na position yawe tuvuge niba umujyi wa Kigali uvuze uti inzu yawe y'uruganda igomba kuba ifite inkingi zimeze gutya kugira ngo itazaremba kuki wataba yumva yuko rya tegeko wavuze abantu batazi rirengera uruganda rwo kugira ngo agire yaba twamenyaga uriya muntu wagiye kureba muri kinga mufashe mu bushobozi bwe tumenye impamvu yagiye kumureba niba iyo serivisi yarayishatse akayibura niba yararenganye ntabwo yarayemerewe uko bivugwa no ku ruganda rwe kujuje ibisabwa umujyi wa Kigali nyiri serivisi wasabaga serivisi aravuga kuko utamubonye mu rubanza se none harimo abana behind utaramenya kuri ko umuntu ntabwo wabizi niyo mpamvu behind y'abamita bamugiye reka dufate ibintu twumvise wanabona rafagiti byabaye mu rukiko no kuvuga ngo niba umuntu avuze ngo uruganda rwe rurafunzwe natwe ubwacu dukwiye kumva ngo kuba hari standard tujuje ubaka urwo ruganda umujyi wa Kigali ntaga kukugendaho nuko nyine utabyumva nyine nicyo cyangwa kubwira kuki wowe wumva ko gutaha uruganda rutuje ibyangombwa wowe nk'umuturage iyo societe nakubwiye ngo dukeneye kumenya amategeko voilà abantu bakeneye kumenya uburenganzira bwabo nk'izo police zikorwa wakwiye kuba uzizi nyine abayobozi bagira meya w'umujyi wa Kigali amenye ngo niba umujyi wa Kigali ufite police n'ibintu n'amabwiriza awugenga namanuke ibirabana ngombwa nyine nko mu bacuruzi hano muri commercial agenda avuga ati se wabuzi police cyashya imeze gutya na gutya umva desante yibagirwa Dafi icyo nicyo bita decentralization desante yibagirwa niba ngombwa anyure azajya no kwa muganga babwiye ati baturage mwaje kwa muganga ese mwamuzi ko ubu ngubu mituweli ushaka kwifata gutya ati n'ubu nagira ikibazo uzahamagare ariko ndakubwiza ukuri ubuyobozi buri mu ntebe babyita bureaucracy biri mu ntebe kurenza uko bwajya gutebwa hanyuma rero Bamporiki yahuye n'iki yahuye n'uruvange rw'ibyo byose urakoze cyane urakoze kandi usanga nk'aya mafaranga abatanzwe muri ziriya modokari yarashobora kugorora
ibitagororotse muri rwa ruganda umuntu asabwa kugira gutera na essence icyayi banyweye bahura ubwabyo byagira icyo bikora kuri rwa ruganda byabafasha kugera kuko na za serivisi. Muri China rero ngo bari kuri level ni umuntu wigeze kutugisha mu itorero yari vice mayor w'akarere ka Kamonyi wagiye muri leadership buri yashyaka riri ku butegetsi mu Bushinwa ngasanga urwego bagezeho tuvuge ko kujyanye no kurwanya ruswa reka simagore ngo ntigikandiraho umuturage ngo we gusa gata kubona urimo kwepesha imisoro cyangwa utamuhaye biri nka kuri uvuga ko bagutana fagitire ngarakubwira turuzi n'ibindi aho abayapani batugeze turahaza ma fagitire yanjye niba utayimpahindije ku reporting nibyo nakubwiye ngo civic education irigishwa ntabwo umuturage wabyutse ajya guhihibikana yapfa hari n'abantu badasobanura n'ibyo tuvuga ntabwo umwanya ufite rega abantu bayobozi batekereze ko ngiyewe ndi hano muri studio turimo turakora ikiganiro focus ifite ni ikiganiro ndi gukora nuza kumbwira ibijyanye n'imibereho myiza nshaka kutabimenya nshaka kuba ntazi polisi bishyiraho uko iteye wanafata n'uruhare ukajya no rega abayobozi bamenye ko akazi kabo kujishwa k'umuturage bizaborohereza akazi. Ese ubundi meki tuveho ubu ngubu Rwanda Revenue bihanganye n'abantu gutanga imisoro ibaca amande kandi abacuruzi benshi barahomba nk'ugiye mu gice cya Rubavu ushaka gusanga abacuruzi benshi bagiye bacibwa amande bakagwa mu gihombo umucuruzi agahita ava mu Rwanda ari umunyarwanda akajya gukorera Goma u Rwanda ntirubuze umuntu agiye guteza imbere iki ngo rubuze n'amafaranga ugasanga umucuruzi acuruzaga muri Kigali avuye mu gihugu ajya gukorera za Mozambique na za Zambia kubera ko ari gucibwa amande. Ikibazo kivuye kutamenya uko agomba kwitwara mu gutanga imisoro kutamenya n'inyungu izo nk'umuturage kuba yatanga imisoro kumenya ngo kubaka igihugu n'uruhare rwanjye birava mu bushobozi mfite birava amafaranga nkoreye so nuvuga ngo iyo civic education ibumbiyemo ibintu byinshi David nitwumve ko ari ukuvuga ngo ni itorero ngo nibyaye n'ingo by'ubumwe n'ubwiyunge oya nabariya babigisha njya mbatera akajisho baje kubigisha muri Revenue aza kubwira uko ukanda ngo kuzakoresha ngo niki ariko ntaza kwigisha n'akamaro k'umusoro abanza nabikumvisha reka gusa ikindi mu Rwanda cyo kuvuga ngo guhana ugahana Rwanda Revenue nayo yajya kuyisaba n'abajya kuyisaba bavuga ati ese ko tudafite ubusho wenda yaguye mu manga bati ariko nshobora kwishyura amafaranga make bavuga ngo umuntu wemereye kwishyura amafaranga ngo guhera hejuru y'1500 ngahe baza kandi wenda ubwo ashobora kubona ashobora kuba ari kumwe n'imisoro wa 200 ndetse afite akanya hari igihe umuntu abona n'igice cy'icumi so urumva David n'urugendo rurerure abantu bamenye ngo hakwiye kubaho ubworoherane mu bitekerezo bitandukanye mu bumenyi butandukanye kandi abayobozi bakorohereza buri muntu wese numve ko ngiye gucuruza numve ko ngiye munyamakuru numve ko ngiye muyobozi runaka ibyo bintu mbizi erega dufashe n'urugero dufashe urugero kuri Minisiteri y'Ubuzima ubu uribwira yuko yari gukandira kuri issue y'ubuzima idashyizeho abajyanama b'ubuzima noneho tujye muri justice abantu bahuguriwe nko kuba abajyanama n'abakorera bashaka mu by'amategeko urumva ku buryo buri kagari kagira abantu nka 3 nibura buri sibo ubundi se kubihugurirwa se David ari n'ibintu byumbi uhuguriye uburenganzira leta ivuze iti tugiye gufata wenda nibura muri bo kagari dushyire umunyamategeko dufasha kwigisha abaturage itegeko ryasohotse no kuyumva neza no kuyamenya ariko baragiye za nteko z'abaturage ziba maje akorera ku akarere ni kanini ni perefegiture za kera maje ibibazo bimugeraho ibyo ntabwo yabica ngaho tekereza biragoye wajya kuri leta civile bazi ibintu by'amategeko ugasanga nabagarukira mu kwakira ibibazo by'abarwanya bagize gute yabaye overwhelmed n'akazi n'iki byose ariko segita y'ubutabera mu nama kumenya uburenganzira bwe na ruswa izagabanuka ariko kandi kantu ushaka kuvuga kanazo kwibagirwa niba kubiturusha kubite n'ingasire niba baharanye umuntu ko yariye ruswa itegeko rivuga ko ruswa no yitanze bose bahwanye kuki bo batabacakira hagaragara utanga ruswa uwayiriye ubundi reka mbwire ikintu kirimo buri munyarwanda wese yakwiye kubavuga ati nkigenje kwaka David service David yambwira ati mpakana ahubwo David ntibibaho ibyo bintu nta itegeko ribyemera nanjye nkwiye kugira uruhare n'ubwo waba urumeze nkakwigisha nkuko mwigishije wa muntu rega mbere yo kujya kugushakira abagufunga ubwo abanyarwanda nabo bagira ikintu kimeze ntazi kuki nifuza kugufungisha ubwo nakwigishije mbega se uno mubyeyi wasabiye imbabazi wumva gatari we yarabogamiye uyu mubyeyi w'ikintu cya mbere aravuga ko bamara iki nk'umwana wari ukiri mutoya nk'umuntu ukiri mutoya kandi wagaragaje ubushake mu kubaka igihugu yakwiye kugirirwa imbabazi akikosa kuko ngo umwana umuhana avayo yagenda kenshi ntabyo yazanyemo n'imigani kandi avuga ko hari igihe umuntu akubita amavi hasi akaba yameneka
sibyo urumva rero hari uburyo yagiye avuga ko uyu muntu akwiye kubabarirwa kubera uruhare yagize ahereye ku mateka yagiye yigisha urubyiruko, amateka yo ku bw'abami, uburyo abami babaye intwari mu kwimana u Rwanda kugeza n'ubwo ageze ku nkotanyi zaje kubohora u Rwanda, ubutwari zagaragaje kugeza n'uyu munsi u Rwanda rukaba rugeze gute rwemye rufite ubuyobozi bwiza. avuga ati Bamporiki yagiye agaragaza uruhare rumwe na rumwe mu buryo bwo kumvisha urubyiruko ati kandi nyine gukosa bibaho ariko hari bibi burya by'umuntu ariko hakaba n'ibyiza bati rero yongeye guhabwa amahirwe akagirirwa imbabazi iba ari experience kandi nawe yaravuze ati munyimane rwose nanjye nimanye igihugu akareba byakomesha ati mumbabarire nsabye imbabazi ati iminsi isigaje yose ntakorera igihugu kandi buriya hari ikintu nanone abanyamategeko bajya kugira iyo muganiriye twebwe twumva ko nk'uko bivugaga guhana no gufunga guhana no kugira gute ariko Bamporiki arafunze kuri level ye n'icyubahiro n'uwagukura ariko David kamubwiza ukuri uwakwima wenda ufite aho ukura bitanu bya urya uwahafunga hose oya no kwicaza mu rugo ntureba no muri studio zacu hagize utubwira ati mukora akazi kanyu mutagira gute ariko nimurege studio buriya nibyo nigeze kubaza Maître Nkongore mubwira ngo abantu bajya kurega igihugu mu nkiko zo hanze ngo bibamarira iki ko nta numwe n'ubitsinze ntacyo bikoraho yarambwiye nk'umunyamategeko ngo buriya ikintu cya mbere ubutabera bwagezeho ni uguhamagara igihugu ku meza kikisobanura ati tse nafu gutya. So rero reka tukomeze kuri iyi nkuru tuvuga kuri Dr Mukarukaka mu kiganiro ajyanye na Bwiza nyine yanasobanuye ko ashingiye ku byaha Bamporiki yakoze byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha ububasha byinshi byanavuyeho yahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite yakabaye akatirwa igihano gikomeye gusa ngo kubera uyu munyapolitike yemeye icyaha kuva yatangira gukurikiranwa n'ubugenzacyaha kandi akanasaba abikuye ku mutima imbabazi we avuga ko rwose ko yabonye Bamporiki imbabazi zisabye abikuye ku mutima basaba imbabazi abanyarwanda n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame akwiye kubabarirwa. Ibi bintu rero bivugwa n'ibidogiteri dukomeje ngo umunyamakuru nyine namubajije niba koko yemera ko naramubajije ni mu kiganiro twagiranye namubajije niba yemera niba koko Bamporiki uburyo yamenye ko yasabye imbabazi namubwiye ndiko wari uri Tanzania ko niho yigisha n'umwarimu muri kaminuza ndabibona ko yigisha muri kaminuza ya Dar es Salaam nkuru ya Tanzania ndamubaza se kuki wabimenye gute ko abikuye ku mutima. Mukarukaka yavuze ko ibikorwa by'uyu munyapolitiki ubwo yakoreraga leta ngo igaragaza ukuri ku murimo ni ibyo urangamutima mbega ukuri kuri mu nyine emotions the way agaragara kuri nyine byose ngo byagiye bigaragaza noza wakomeza gusa uno mama ndimo ndeba kuri background yiwe ni ibyo bimwe batubwiraga ko ari umudogiteri nyine uhugukiwe no kwigisha ibijyanye n'imbaraga za n'imyaka myinshi yigisha David nanone ahangaha iyo tuvuga gutya ubwo undi muntu w'irindi rangamutima ahita avuga ati none se igihe byazamera nko gufata umuheha undi akavuna undi cyane cyane ko iyo umuntu ari umuyobozi aba agomba n'icyo gihano kugifata kugira ngo yigishe abandi ubwo nabwo iyo ukimubaza ntabwo tuzi icyo ari gusubiza ariko niba umuntu avuye i Dar es Salaam akaba akurikirana politike y'igihugu nk'uku nguku agasaba ikintu nacyo dukwiye gukuramo we avuga ko akunda u Rwanda kandi no muri no kwica no yiwe ugiye kuri social media ze yitwa avuga nkunda u Rwanda namubonye mbona n'indi mbyino abyina n'indirimbo yiwe yitwa nkunda u Rwanda bigaragara ko politike buriya ntitureba Bamporiki ntabwo tuba tuvuga Bamporiki tuba tuvuga ibyo yakoraga tusipoze ndi umunyarwanda ushobora kuvuga ibiki n'iki bigaragara ko muri izo angre za leta zitari n'iza Bamporiki kwanza kuko ni politike z'igihugu ntabwo Bamporiki yikoreraga na minisiteri ntabwo yariye urumva bigaragara ko abantu babikurikiranaga ku bwinshi ari nayo mpamvu nayo marangamutima aza kandi nta muntu ukwiye kuvuga ko amarangamutima atari sawa amarangamutima rega byose emotions ni ikintu gihatse ubuzima bwa buri munsi bw'abantu rero twavuga ko ngewe ku giti cyanjye nkurikije nka case ya Bamporiki turimo kuvuga aka kanya yanyuze mu rukiko kandi abantu twese twizera imikorere y'ubutabera Bamporiki yari ahagarariwe nawe ubwe ahari aracyafite ya minsi niyo tukirimo ntituramenya niba ubushinjacyaha buzajurira cyangwa tumenye niba na Bamporiki azajurira ariko ngiri kuri point aho bigeze today nuko niriya myaka ine kuri 16 ngiye nabonye ko harimo mbega ikintu cyo kugabanya cyane igihano ukurikije ibyo nguyu yavuga agira ngo wenda hari abantu benshi twavuga ko Bamporiki ari mu bantu bari bafite n'abanzi benshi bigaragaza
bamufitiye urwango ariko abenshi bamwangaga kubera ko yakunze kuvuga ibintu byiza ku Rwanda bibashimashima. Bamuriki navuga ko atigeze avuga nabi igihugu ahubwo yavugaga ibyiza ku Rwanda akavuga ibyiza ku buyobozi. Rero abantu benshi barwaye igihugu cyangwa batabyumva kimwe nawe bagiye bagaragaza urwango kuri we. Hari n'abagiye bavuga ko acinye inkoro arayije abasubiza bavuga ko adacinye yabo badakwiye kubabara ati nabo muzacinye yanyu namwe muzacinye yanyu. aho rero navugiye nubwo ntavuze neza cyane ariko n'abagiye bavuga bati abamuriki aragiye ati nibwo bakintuma sindanagaruka. aho rero naho nageze kuvugira ko bari bavuga ngo afite ukuntu yashyize umuryango we hanze. Naravuze nange muzashyira wanyu hanze ntabwo utagira umuryango. Ibyo ni uburenganzira nabwo biri mu burenganzira. Navuye ko abantu bakwiye no kumenya uburenganzira bw'undi muntu. Umuntu afite uburenganzira bwo gukora ibyo ashaka igihe nta tegeko yishe. Igihugu ni ikintu gikomeye cyane. Kubabazwa nuko runaka ibyo yakoze nibaza ko ntacyo ikintu gishimisha na muri ibi bintu muri iki kiganiro mwagiranye n'umudogiteri Mukarukaka ni uko ibi bintu bitabivuye mu ntekerezo z'ubutegetsi bivuye muri ngira ngo no kuba binavuye ku muntu wo hanze none urumva umunyarwanda wo hanze byerekana reflexe abaturage bafite n'uburyo bashobora kuzamuka mu bitekerezo urumva kuko nanone ufite abaturage bumva ngo nabamwe udafite abandi bavuga ariko se gutya ntabwo byaba ari byiza. Nabamwe bazarebe kuri Kamegeri uko byagenze yashaka gutwikisha umuntu ku rutare barangije bari baruterekaho. So rero urumva abantu bagiye banumva ko uyu munsi we bikubaye byagenda gute. Giye kubwanjye nava ko uyu mudamu mama umubyeyi ibyo avuga birashoboka kandi cy'ingenzi nuko icyo yavuga cyose kitaba gitatiye nta nubwo ari itegeko. We atanze opinion kandi n'uburenganzira azatanga iyiwe kimwe nuko nugize ko abantu bijujuta urabona ngo bamuriki ibintu mutabazi ko bavuga ko bamuriki akwiye guhanwa nawe opinion ye buri wese afite opinion ye urumva kandi ubona ko n'uburenganzira kandi gutekereza kuri ishu nk'ingiyi ya minisitiri urumva. Kandi icyiza ikintu gikwiye abantu bakwiye kumenya nuko udakwiye gutakaza umuntu. Ntabwo ukwiye gutakaza umuntu afite side mbi akajya na side nziza. So ndumva rero David ni ibingibi by'uyu mumama wavuze ko asabira Bamporiki imbabazi umuhanga mu bya nucleaire akaba ari umwarimu muri kaminuza ya Dar es Salaam ndetse yigisha ko yigisha muri kaminuza zitandukanye muri iki gihugu cya Tanzania. Ubu dutegereje rero ya minsi 30 ngo turebe niba ariko mubwira Bamporiki niba juri cyangwa niba gira gute. Akaba afite rero impamyabushobozi y'ikirenga PhD. Ubundi Bamporiki ko atajurira abantu bamushakaho iki niba yarayemeye. Ibyo nabyo no kubitegereza. Ndavireka gushimire kubwo ikiganiro tugiranye. Wakoze cyane. Gushimira abakunzi ba Bwiza TV twabwira ngo kora subscribe kure comment kure na like. Ikindi kiganiro nakagaruka.